uratungurutse se kumeshoninga izina ADPR uziko ari bo bakureze uziko bagufashije kosa ni gute bagukubita akanyafu k'amafuti yawe n'imigendere yawe mibi ugatangira ugafata itorero nk'umubyeyi yakureze ryagukujije ukarishyira ku mihanda. Patrick natangiye mukorera buri kimwe nk'icyumwa umubyeyi akorera umwana we. Urumva nk'umuntu nk'uye ku muhanda yego yadafite aho aba. Ndangije ndamurera turakura mujyana mu kazi mwigisha gukoresha amaboko ye mbega kuko nkora business. yego Patrick turakora rwose nta ribi ari umwana mwiza ubona rwose nta kibazo gihari. yego Patrick bigezo ndamureba ndavuga ariko nabona ukuntu yitwara avuga ni umwana ashobora kuzashiduka wenda hari ikintu gitumye ava mu gakiza. Ndavuga ni kumva numaje kugera mu myaka y'ubukure wagira washaka sheri nkagufasha ukaba umugabo ko umuntu awe mugabo biba byubakitse ku buryo atasubira inyuma kundi abandi bana. yego Patrick arambwira ati rwose nta kibazo ni ngaho shaka sheri aramunyereka. Yaramubonye ubwo ngubwo ndavuga ni rero ngaho genda muvuga n'inkwano tutangire dukore procedure z'ubukwe. yego Dukora ubukwe nari mfite abantu rwose ngira abantu bazima nkundana nabo baranabumfasha. Ubukwe turabukora bwiza. Ndavuga ni sindi bwitwa papa wese nshaka kwambara ingofero kambe pari. yego Ariko utangiye guhita ujya kuri YouTube ni ikigaragaza ko ibyo wakoze ari byo. yego None urengana se wajya guhita ufata ngo yagiye kurega itorero ngo ADPR ngo kuri ribu ubusibye rero ni ibiki mu by'ukuri. Ako gakiza gatuma umuntu atinyuka akajya gushaka guharabika itorero ryamureze ryamukujije kabaho. Patrick ntabwo ari bupfe. Patrick nta muntu umwanga. Patrick si umukire ngo baramutera. Patrick nta modoka afite ngo arayigendamo nziza. Patrick nta nzu nziza afite ngo barayimwambura baramutera bamuhuriki. Ese ni gutumubwira ngo ahantu bari kwibuka cyangwa se kwibuka umubiri wa Kristo bari kurya ku maraso bari kunywa ku maraso ya Yesu. Bari kurya ku mubiri wa Kristo. Imbwebwe nayo ikinjira mu rusengero. ari intumwa y'Imana se wayitangiye. Oya ntabwo ari intumwa y'Imana. Ahubwo ikigaragara iriya mbwa yinjiye ku rusengero igaragaza ko n'ubundi mu bantu bari bayice mu rusengero harimo imbwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Saint Valentin. Nkomeje kwifuriza ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Umugisha w'Imana ukomeze kuganza ko subscribe naho turayikwenagiza ngo ikande tubane umunsi ku munsi. Ni Bobo kuri kamera ndi kumwe na Chobi. Ni ku Rugendo Online TV. Urugendo rurakomeje ubu tugeze kuri Prophet Noheli tugenda iye kuri kamera. None se ikibazo ni kamera. Waba ngo ndaguhuza n'umuntu we warabuze wamuriye. Arahari rwose umuntu yambika abantu neza cyane yo bishaka zambwira. Si mwabyemeza cyane yaranabyemeye. Murize nanjye ryambare ejo nzajye mu makuru nsa neza cyane rwose. Ahandi umeze neza. Meze neza ndashima Imana. N'abantu bake b'umumaro. Kuki ushima abantu bakeze? Abantu b'umumaro ni abantu bana nabo mu kibazo. Waba wishimye mukabana waba utishimye ubabaye mukabana ntibakuveho. Ariko abataraba umumaro yigeze mu kibazo yego baragukwepa bakagutera w'inyuma. Rero dukeneye abantu b'umumaro kandi mu bantu benshi Imana yagukuramo umuntu umwe w'umumaro wabana na mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hajya Prophet Noheli Simero kuri mu ADPR. None se ubundi wabinkuyeho iracyari umuhanuzi muri ADPR. None se ndi iki? Ariko njya gira ngo wahinduye idini. Ntindura idini guteze nge ndi inzaduka ngendana n'inzaduka. Neza ni madini inzaduka. Hari amadini y'inzaduka. Urugero nkaye bari gufunga urundi rugero. Uburambwira ngo umuntu ni pastor mu mihanda. Pastor wese udafite ibyangombwa leta musaba kuba afite urusengero. Uwo ni inzerereze na mu pastor umurimo. Pastor mu mihanda wirirwa yes koroka ba diaspora n'abanyarwanda nta mu pastor umurimo. Dukeneye abantu urumva bafite ibimenyetso
n'ibihamya by'uko Kristo ari muri bo. yego Insengero zose zitujuje ibyangombwa ikimenyimenyi nta na rumwe rurasigara, barazifunga na ba nyirabo bafunga. Kubera iki? na ba nyirazo Cyane jamaye kubera ko bamwe bimitse inda, bimika ibifu, ntibimika imbaraga z'Imana, yego ntibimika gukomera kwa Yesu. Niyo mpamvu rero nshaka kukubwira ngo Imana iri mu Rwanda igiye gusaka. Imana iri gusaka. Aha ni hahandi Imana igenda ibwira abantu ngo ndimanukiye. Nese abantu nibabona ko Imana yamaze kugera ku ruhimbi, yamaze kubageramo. Imana yageze he Ku ruhimbi irimo irasaka. uvuze kugera ku ruhimbi uranyibutse Yego. kuvuze ko Imana yageze ku ruhimbi bwera mvura imbwa ikaba yageze ku ruhimbi Ebwera mvura ADPR yabwera mvura byagenze gute? kwa gatandatu bari kwigabura bagiye kubona imbwa iza yirukanka bayicaye ku nta mwuka ruhimbi wera abantu bagifite, nta mafuta y'Imana abantu bagifite. Abantu barasenga ari abarangi, abantu barasenga ari abapfumu, abantu barasenga bakora ryangombe na Dagoni. Ni gutumbwira ngo diakoni yari ari he uri ku muryango? Tuzi ko muri ADPR ni itorero rikomeye n'ayandi matorero agiye atandukanye y'umwuka wera. Ni gutumbwira ngo imbwa irenze ku mudiakoni wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu yinjiye ku ruhimbi. Bisobanuye ngo abantu barahagaze kandi barapfuye. Bapfuye bahagaze. ubwo basoye cyanditswe cyo mu byahishuwe ngo afite izina y'uko ari intumbi cyane. Nese ni gutumbwira ngo ahantu bari kwibuka cyangwa se kwibuka umubiri wa Kristo, bari kurya ku maraso bari kunywa ku maraso ya Yesu, bari kurya ku mubiri wa Kristo. Imbwebwe nayo ikinjira mu rusengero. ari intumwa y'Imana se wayitangira? Oya, ntabwo ari intumwa y'Imana, ahubwo ikigaragara iriya mbwa yinjiye ku rusengero igaragaza ko n'ubundi mu bantu bari bayicaye mu rusengero harimo imbwa. None ni gutumbwira ngo abantu bari gusenga imbwa irinjira mu rusengero bareba bicaye. Pastor watangaga igaburo, ubwo sora komeje utanga igaburo, bagiye kuririra hanze. Reka nkubwire, n'ubwa mbere mu mateka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ahandi numvishije imbwa yagiye ku ruhimbi ikajya ku ruhimbi. Ahubwo abantu mwafashwe muti, mwararashwe, nimwiba ko mwarashwe. Ubwarije kureba bagenzi bayo, yarije kureba imbwa ngenzi zayo. Nese ni gutumbwira ngo imbwa irinjira mu rusengero. Diakona doka nkubwire, muri ADPR insengero za ADPR ziba zifite imiryango igera muri 3. Hari uri mu Rubavu cyangwa 2 yibaye mi, hari uri mu Rubavu, hari n'umwe uri hano n'undi uri hano n'abadiyakoni, kandi iyo miryango yose ibihaga ahubwo nine, kuko hari mu Rubavu rwo hirya guca uruhande rw'amakorari, n'undi uri munsi guca uruhande rw'abapasteri, n'iyindi biri iri imbere y'abakristo binjiriramo. Ni gutumbwira ngo aho hantu haba hari protocole. Diakoni aba badiakoni bimikiwe iki? Nese babasha kuzitira intumwa y'Imana? Oya, ntabwo ari intumwa y'Imana, ahubwo ni intumwa ya Satani. Wasanga ari Imana yarije kugaragaza uko ubuhanuzi uko bimeze. Ubwo nuko bimeze nyine. Okay, yego turacyari kuri ADPR yawe, ubyeyi wawe ntabwo muhakane. Yego ariko ngo baragutenze. Ninde wanenze se? Hari umuntu wanenze? Je ntabwo natenze, kuko ntabwo wanenga nta bushobozi ufite bwo kunenga. Barabatenga da n'Imana. Oya, sarimo abo batenze se. Urugero nkande mushuti wawe niyo Patrick, ushingire kandi inshuti yanjye Yesu mwarabyinanye, genda gace mwarasangiye, tuvugane. Kuba tuziranye, kuba twarasangiye, kuba twaragendanye ntibivuze kuri inshuti yanjye. Icyo gihe baravuga ngo turaziranye, turaziranye, vuga ngo mwari muziranye kanaka, uramenya ngo ni inshuti yanjye se? Jewe nta nshuti ngira nimwe baho. Nese wasangira no utari inshuti yawe. Cyajyo mbabarira. Yego yagize ati rero barantenze kubera ko yasambanye agasinda akanabikorana n'indirimbo n'abatinganyi. Ese Noheli nk'umuntu wagendanye cyane na niyo Patrick, tutaragerenda ku cyo yavuze no ko mwanzura afite, kuko hari iki aho mwagendaniye kwa Jadosi he hose, hari ikintu muri ibyo aregwaho waba umuziho? Urambajije banze uhuguke. Oya, ndakumva mbwira. Niyo Patrick utuvugana muri ADPR ya Gasava aratenze. Patrick Nganzo. Yego muri ADPR ya Gasava aratenze. Yego aregwa ibintu 3: ubusambanyi, ubusinzi, yego, no gukorana n'abatinganyi.
ni ibintu bitatu ni icyo wenda icyo mutinganye none se hari na kimwe bamubeshye ubiziho nyine urebye uburane kimwe bamubeshye ntabyo nzi yakoranye n'abatinganye n'ibyo icyo kirahari yakwera yavugaga ubutumwa cyaka biri ngo nubusinzi yego erega ntago umuntu asinda n'inzoga gusa asinda n'amagambo bura n'amagambo atuma umuntu asinda gasinda rwose urabizi na Bibiliya bivuga ntabwo ikibazo ari umurozi wakuroze yego ikibazo si uburozi wariye waburiye nibagerekaho amagambo ntacyo waba batageretseho imitongero ntacyo waba ahubwo umurozi mu burenze n'abandi ni umurozi ukuroga agatongera naho abuguhaye gutyo ukaburya ntacyo waba yego hari no tureke kuvuga ngo by'amagambo n'ibiki ubusinzi bw'inzoga ni bwaregwa kandi mwagendanye igihe kinini mbabarira mwasangiye igihe kinini twe tugomba nk'umuntu bagendanye none niba atarabikoze ibyo byahaba mu shinja uko ari bitatu yego yababajwe n'iki niserega nyine abwiye ari ukuri ntiwababara mbabarira duhukurire nk'abantu mwagendanye mbabarira yego nje narababwiye nitwa Prophete Noheli sinkunda abantu babeshya nawe ibyawe bivugisha ukuri urabyivugira hari ibintu bitatu yavuze mu kiganiro mwakoze ngo agiye kurega ngo itorero ryitwa ADEPR Gasave byonyine commissioning izina ry'idini ushaka kuriharabika ni amakosa akomeye we kuba bamuharabitse ariko nje none ubishaka ngo izina rye ngo baharabitse izina rye nta zina ufite dono bivugiye imbere ya kamera niyo Patrick nta zina ufite twese nta mazina dufite ugira izina wacunguye abantu ugira izina waremye umuntu ugira izina waremye isi ugira izina wahembuye abantu dore umuntu ufite izina yageze kwa Yayiro wari wapfuye arazuka yego haleluya uyu muntu ufite izina bela saliko alizangwa unidra amina abantu bareke kubabeshya umuntu ufite izina yageze mu bukwe bw'ikana ahindura amazi divayi uhita wigera ku cyaka ndabizi yego umuntu ufite izina yego uri kumva neza yageze ku nyanja itukura yaga gasuzuguro icikamo vuga ngo ifarashi n'ubuhetse ahita biroha mu nyanja byose umuntu ufite izina ni Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ariko no mwisa ari nawe utumyubaho oya mbabarira Yesu niwe musta nabonye ejo bundi muri kwikina ngo rega ngo izina ryanjye mufite izina mwacunguye ndi ntago ndimo Yesu niwe ufite izina ndagira ngo mbwire Patrick mukosura aha hantu nta zina afite ahubwo izina rifite Yesu ararifite ko afite ibihumbi ijana hafi ibihumbi ijana by'abasaba iyo yagira ibihumbi 888 akagira ibihumbi 10 Yesu niwe muntu ufite izina twubahana n'izi saa ibaza izina abadayimoni bumva bakaritenya abaruzi n'abasinzi bagahinduka abasambanyi n'abaharabika nk'aba ngaba bagahinduka yego none nagiye kumva numva inyuro ngo hari ikigabo kimwe arangije ahita avuga indimi ndavuga izi ndimi ni iz'Imana izi ndimi zishingiye mu guharabika mu gusebanya izi ndimi zivuye he shuti yanjye niba korari ibonye ko witwara nabi twese twakuriye mu idini ryitwa ADEPR yego nawe baba no waturutse kugira umunsi uri barandeze pe yego ndanabubaha urakoze cyane none se ni gutuhangara Bibiliya igaragaza ngo umubyeyi wari urimo kwihagarika ngo umwana we ajya kurunguruka arunguruka nyine biri muri Bibiliya yego hehe ndaje tuhashake mukanya iri cyanditswe uretse gato Bibiliya igaragaza abahungu barungurutse se Nowa yego abahungu ba Nowa yego barungurutse se ngo bamaze kumurunguruka ako kanya babivume ahubwo Patrick nibaza ubwenge yihane dore impamvu agomba kwihana yarungurutse se commissioning izina ADEPR uziko aribo bakureze uziko bagufashije impano itarano yawe ikajya hagaragara warangiza ugasuza ukubaho ku mwana wa umubyeyi wawe n'amakosa dore icyakabiri urajya kubareka ariko ngo rib mwayigize ariko se nanone Nowa ikintu gitoya ku buryo iza mu mabaga yanyu ako nohe tubwizanye kure ariko rib n'urwego ruhagarariye ubugenzacyaha yego hari ibintu byinshi rib ifite akazi kenshi iraza mu bintu byawe by'amatiku by'amabwabwa ari hano reka mbivuge
ariko ribu uko ntago ari igikinisho ribu urajya kurega ngo ADPR gasave niba korari ibonye ko imyemerere yawe mu mahame ya ADPR niyemera abantu bafite biyogoshesheje nk'ibirara yego niyemera abantu banywa inzoga mu mahame ya ADPR niyemera abantu batereta umugore kandi bafite abagore none se bitarabaye baretse mbabarira mu mahame ya ADPR niyemera abantu bambara amapantaro nk'agafunga buzutu arabyambara se gasanga umuntu yambaye ubupantaro buramugwindi bona ADPR zikigera ko zasemutse njyewe aho navukiye Nyamasheke wacu cyangwa ubwo je nuzuye imwuka wera afite imyaka 7 Imana ndayizi uko ikora ndakuzi ureka abantu bari kuza bigira abanyamurenge batari abanyamurenge ngo ifaranga wavuze amafaranga kuri umunyarwanda ajya ngo nuwiwanyu nawe none nuwahe kayenze kanu ifaranga uragore kururimi ma reka mbabwire ibi bintu muzabishobora kandi ibi bintu ntago muzabishobora mwajemo ibi bintu ntago muzabishobora bivanze ukomeje gukora Imana mu jisho none se kuri gusebya itorero ryakureze ukabageza no kuri korari ngo baguhaye indirimbo yitwa ngo umugongo wawe nari umugabo n'igihabwe intebe bibiravanga imirimo ya mbere nizahesha ya nyuma agaciro imirimo ya nyuma nizahesha agaciro oya ni ya nyuma imirimo ya nyuma nizahesha agaciro ya mbere cyane wamfura yego amina nizahesha ya mbere agaciro bibango ushobora gutangira neza wasoza nabi bikaba impfabusa watangira nabi wasoza neza akaba amahoro sobanuye ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe kandi abantu bamenshi ikintu yutaza huva ntushobora no kumenya aho uri kujya ndambabwira ngo nta hantu haba Imana itakura umuntu nta hantu Imana itakugeza yego ntayitagushyitse ndaguha ingero z'abantu babaye muri ADPR bakihanganira ibigeragezo batigeze baza ku mbuga yego ngo bisaze baje biranabananira uwa mbere bamwita Sugira Steven nabundi yaragiye ntawe urimo yabaye umwadeperi bamuha n'inshingano hari Nyarugenge akurubyiruko ako nta kirimo n'ubundi buretse gato none se yagiye asabeje cyangwa yagiye yarafati yaricecekeye kugira ngo nge kurunguruka umubizeyi wambyaye reka nigende uwa kabiri bamwita Theo bose babireba ibyamubayeho turabizi aracyarimo ariko yihangana ibiboko ariko yarabikoraga kanabyemera yego ariko yihanganira izo nambara undi bamwita Timamu we yaragiye nawe none se wowe ugeze ubona avuga byinshi oya dufite abantu nanjye ndimo nawe nibikomere nanjye kuki nawe urimo ariko kuri iyi shuro warengereye reka mbabwire Patrick niyo nganzo warengereye ngo ndarega ariko nanone twibaze biremewe ko ubahagarara ku ruhimbi umuntu afite abana afite umugore afite umuryango we yashatse naho avuka bagatangaza inkuru batamuganirijeho ese nkubase nivuganiye n'umuyobozi wa ADPR waho ampa gahunda ko nzamusanga kuri office uzagenda ahubwo nawe azaguhugura azagusengera ntawe kibazo dore impamvu ntabwo itorero rya ADPR ipfa guhubuka Bibiliya iravuga ngo umuntu nakona n'umuhugura akakunanira muteze itorero yego kabiri muganirize gatatu nubona byanze mushyire hanze urabizi wabaye muri korari za ADPR nyinshi nanayiyoboye urakoze nabaye vice president umuyobozi ko wabaye umuyobozi muri ADPR ni ryari ugeze ufata imyanzuro udafite ibimenyetso cyangwa se utarebesha amaso nta nubwo yenemerewe gufata imyanzuro ngewe urakoze hagishije inama komite urakoze ntabwo itorero ryifasha ngo rivuye ngo reka dupange umuvandimwe dutenga umuvandimwe ritabanje kumugenzura habamo ikintu cyitwa kugenzura bivuga ibyo ashindwa niba korari imutanze yego ikavuga ngo njewe erega kuba yavuga ngo none hari ibintu mwagiye muhisha reka mbasobanurire ukuri kw'ibintu kw'indirimbo yitwa ngo ikigabo kimwe yego kanyibasobanurire ikigabo kimwe indirimbo yitwa ngo ikigabo kimwe ntabwo ari indirimbo irimo ubutumwa bwiza ntabwo ari indirimbo irimo gusengera abantu ngo abarushye n'abaremereye batabara yego ahubwo ni indirimbo irimo inyuro
y'ibyo yashatse kuvuga ariko nk'umuhanga bivuga mu ndirimbo. Icyo kigabo kimwe ni umuntu witwa Damuru uyoboye korali. oya sisi namuvuga Ndamuvuga njyewe niko nkora. Damuru Niwe yaririmbye. bafite Ko ikibazo Damuru kirere wamuzanye amukuye muri studio kwa Berinabe. yego Berinabe ukorera mu Kigaramara ku Gataje. Niho yaramukuye. yego Abona n'umwana ufite talent cyangwa tara. yego Aramuzana. Amaze kumuzana amushyira muri korali yitwa Abakundwa na Yesu. yego Ako kanya arabafasha pe kuko uriya muhungu afite impano. yego Ariko kuba muri korali uri umuntu uvuga rikijyana cyangwa se ufite ijambo. Uri kumva neza cyangwa uzi kuririmba ntiwakica umurimo w'Imana ngo utobange. Nubwo Mose atatugezayo Karibu na Yesu barahari ngo bagire ute batugeze. none uwo Damuru ajyane Damuru mbwiye Yego baje gupfa iki kugira ngo agere ahamuhimbira ikigabo kimwe dore icyo bapfuye. tubwire wamfura Undi Damuru ni nawe yabaye pare. Ni nawe yabaye pare mu bukwe bwa niyo Patrick Nganzo. okay Mujye mu bahanza mujye gufata ibintu mwabanje kubimenya. niwe pare Niwe pare. Si pare we. Si wamuzanye muri korali. yego Akamumurikira itorero n'abakristo. yego Bagakorana muri korali. yego Indirimbo yitwa ngo ngusabye ikiguzi cy'ubuzima wamaye sinakireka yakozwe n'uwitwa Musafiri. Ariko aba ari indirimbo ya Damuru iri kuri channel yitwa Gutabarwa TV. Channel yahozwe iyo imanagingwa n'umukobwa witwaga Onete w'umunyamakuru wo kuri televiziyo wo kuri radio ya ADPR yitwa Raifu Radio. Bundi uyu munsi ndashaka kudushyira tubwino yego Damuru yunguyo yego yabaye hafi uwitwa niyo Patrick Nganzo akiri umusore atarashaka. Niyo Patrick yabaga Gasanze yego anamukura yaramwiyegereza amuzana ku Gisozi yego barabana nk'umuvandimwe nka mukuru na murumuna. Bigera igihe amaze gushaka ajya kuba ahantu bita Ikarama. Ikarama za kuvayo agaruka ku Gisozi. Uwitwa Berinabe produce niwe wagiriye inama ngo wagiriye inama uyu nguyu witwa ngo niyo Patrick uzi kuririmba ufite impano tangiza YouTube channel. Nibwo yayitangije agenda azamuka kandi uko uzamuka niko dayimoni nayo iguhiga. Yego. Niko ibikurwanya byiyongera. Yego. None ushingira uvangura ari GDP ahubwo bo bakurega ko baguhaye ibano yawe ntabwo ari imyoza. Ntabwo ari kuzajya ariko uwa Damuru nyine wari muri adusobanurira kari nawe na pare kuko Karabo mu kiganiro bakoranye nawe ejo ninjye wakiyoboye Karabo yashatse kubivugaho. None se reka nje mwihamagarire inde Damuru mu kiganiro muhamagare wamfura we muhamagare jewe reka mwihamagarire abantu batazajya bagira ngo Noheli muhamagare twumve hanjye mumpe nibariza akabazo Damuru ko hajemo ngo nuwo mwana baba murega ngo bangu ari ukuntu ngo bagiye bamupfa ngo bamusangiye n'uwo pare uwe mwana ngo umukobwa basambanye. Karabo ko yashatse kubivugaho. Karabo ko yabivuzeho. Ahungira nyitabe no mu boss Imana yamwihera amafaranga acuruza kinkayuri mu gacinjiro. Ifite imodoka ifite ibikorwa byiwe. Imana yaramuhamagaye. Rero ibyo kuvuga ngo Damuru yaragenga atanga amafaranga ngo bahagarike Patrick ntabwo Damuru yabikora. Araruhira iki ararwana n'ikizi ni Minerval kwishyura umwana ku ishuri. Mbwira ubu wabona amafaranga utanze muri ADPR hose ngo batenga umuntu. Ese ni nawe wateye commentaire kuri ya ndirimbo? Yego. Kuri ya ndirimbo y'ikigabo kimwe. Nyuma kora ariko mu Kristo muzima. Nyuma kora indi yitwa ngo Ikirura. Atona gaburiya gahaga. Abantu tujye tumenya ngo urwego rwacu ni uruhe. Tugeze he turavaye turajyaye. Ko Damuru yitaba twumva ukuri kwabyo.
wataba nyakubahwa mbabarira witabe ukura abantu mu rujijo. Umushumba nawe Muraho neza Damuru nyakubahwa. mubwire kuri mu kiganiro. Ndi mu kiganiro nakuvugisha gato, ndi mu kiganiro ku Rugendo TV online. Vugisha nare. Okay. Narindi kumwe n'umunyamakuru witwa Bobo mu kiganiro. Yego. Kibazo cy'umuhungu wawe. Ku kibazo cy'umuntu witwa niyo Patrick Nganzo. Mbabwira ko uri na pare wiwe batangira kumakanya. Yego. Reka mugu hagira ibyo kwibariza. Ambaze nta kibazo. Akira niwe munyamakuru niwe wahamagara akazi. Bwana Damuru amahoro y'Imana bane nawe. Ibibazo byose ushaka kumubaza. Namwe muhorane nyakuba. Nitwa Bobo. Yego. Turi ku Rugendo online TV uri live. Yego mbwira nta kibazo. Ejo twakoranye ikiganiro n'umuhungu wawe niyo Patrick. Yego. Agira ati ngiye kurega ADPR. Gasave. Yego. Banshinza ko nasambanye nasinze kandi bambeshyera. Yego. Ariko bikaza bivugwa ko uri mu bagambanyi. Niyo Patrick we niyeruye uwari we, Noheli ni utweruriye uriwe. Ndatekereza ari nawe wateye commentaire ku ndirimbo yawe yahimbye ikigabo kimwe. Ntabwo nyambije mu commentaire ngiye. Yego. Twari tugize ngo utwihera ubwinu bw'uyu muhungu wawe imyitwarire ari kuregwa muri ADPR arabeshyerwa cyangwa Ese mwega mukurikije ko mumubona murabona arengana. ntabwo tubizi. Niriwe mvuga. Urebye umuntu muzima aratinyuka agafata itorero ry'umubyeyi ryamubyaye. Yego. Akarishyira ku mihanda. Wowe wajya gufata umubyeyi wawe. Yaguhaniye ikosa azi abona. Yego. Aho kugira ngo utere intambwe kuko itorero rigukuta akanyafu. Kugira ngo wikosore. Yego. Urumva ntabwo riba rigukubise mu rwego rwo kugira ngo rikwirukane. Ahubwo ni muri za dogitrine itorero rigira. Yo kubona umuntu utagenda neza kugira ngo abandi batamureba bakagwa akagira abandi akumira mu murimo w'Imana. Yego. No rikavuga ati gatuma akanyafu. Hanyuma ni icyumweru kimwe atera intambwe akagaruka akavuga ati mumbabarire nemeye ikosa mumbabarire bagahita bamubabarira. Yego. Baba biteguye guhita bamubabarira kuko karigese tutakira abantu kwigaburo. Baguye mu byaha. Ariko basaba imbabazi itorero gahita ribakira ntibasubira no mu mirimo se bakayikora. Ahubwo ikosa ni gute bagukubita akanyafu k'amafuti yawe n'imigendere yawe mibi ugatangira ugafata itorero nk'umubyeyi yakureze ryagukujije ukarishyira ku mihanda. Icyo kintu uracyumva ute? Ahubwo mutamugira inama mwe mufata ibyo biganiro. Erega twebwe twagiye kumuzana yagisohoye iwe nta rutangira rwari ruhari. Uvuga tuti ari ikiganiro tutafata gute wafata itorero nk'umubyeyi. Wowe ukakurizana ku mihanda. Yego. Aho wafata mama wawe wakubyaye. Yagukubise wenda wavuye ahantu wakoze ikosa warwanye n'umuntu n'urugero akavuga ati ngiye kuguhana kubera ko wakoze ikosa. Warangiza ukajya kumara akavuga ati mama ni umugome, mama yankubise, ibyo bintu wabikora ntibibaho. Ahubwo umwana muzima n'uwita bakitekereza akavuga ati ibyo banjije ni ukuri ninjye ndi mu mafuti cyane arengana. Yego. Yasanga arengana agasubira inyuma akabegera. Avuga ati ariko nubwo bamagaritse hari aho nabonye narenganye. Yego. Nasaba ko bigenda gutya bikagenda gutya bikagenda gutya. Nabo cyo babereyeho iba yarabahamagariye n'abashumba. Yego. Barebera intama. So warenganye barakurenganura. Ariko utangiye guhita ujya kuri YouTube ni ikigaragaza ko ibyo wakoze ari byo. Yego. None urengana se wajya guhita ufata ngo yagiye kurega itorero ngo ADPR ngo kuri RIB ubwo si ibyo bintu ni ibiki mu by'ukuri. Ako gakiza
katuma umuntu atinyuka akajya gushaka guharabika itorero ryamureze ryamukujije kabaho. Yego Papa Idamuru ari kubijyanye n'intuza n'indirimbo igisoba ikiguzi cy'ubuzima niyandi ubizi wiki yandimbo ni yanjye ntabwo ari iye ni yawe ni yanjye ninjye wayanditse indirimbo ndangiye kuyandika cyo koza turayiririmba ariko ni yanjye ubundi mu myitwarire wenda y'umuhungu wawe ari ukuntu umubanye n'ubundi pare yuko abantu tugishaka b'amafoto ariko pare bari umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu. Reka ngo gato ku rugendo rw'ubuzima bwa Patrick. Urakoze wamfura we. Patrick ngiye ndi umuhanzi. Yego. Mbere ko mba umuririmbyi ariko ndi n'umuhanzi. Yego. Yewe nakundaga gukora muri studio y'umugabo witwa Emile akorana n'uwitwa Barnabe. N'abahungu baturuka Icyangugu. Yego. Na Patrick bura n'uw'Icyangugu nubwo benshi bazi ko ari umunyamurenge ko n'uw'Icyangugu. Yego. Noneho Patrick akaba n'umuntu wari ufite ubuzima butari bwiza. Yego. Noneho akajya nsanga muri studio ndi kuririmba ariko akabura aho yamera ngo nsuhuze amvugishe. Noneho aje Emile aramubwira ati kuri amupapa akunda kugira neza yagufasha reka tuzamwigishe afite na agira na korali wanazana yijyamo akajya no gufasha ubona muri korali yabo. Yego. Nuko bansanga ahantu kuko banzi iyo mpano siwe wa mbere siwe nawa kabiri. Mbo Patrick ndavuga ni se urumva bimeze bite ati keretse ngiye umfashije ubuzima bwanjye ukaba bwahinduka kuko ubuzima ndimo ntago ari bwizo nawe urabibona. Yego. Nuko ndakunda kuvugira ibintu gutya ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Patrick Emile aramuma Patrick mutwari wanje mu rugo. Yego. Patrick natangiye mukorera buri kimwe nk'icyumwa umubyeyi akorera umwana we. Urumva nk'umuntu nkwe ku muhanda. Yego. Yadafite aho aba. No ndaje ndamurera turakura mujyana mu kazi mwigisha gukoresha amaboko ye. Bega kuko nkora business. Yego. Patrick turakora rwose nta ribi ari umwana mwiza. Ubona rwose nta kibazo gihari. Yego. Patrick bigezo ndamureba ndavuga ariko nabona ukuntu yitwara avuga ni umwana ashobora kuzashiduka wenda hari ikintu gitumye ava mu gakiza ndavuga ni kumva numaje kugera mu myaka y'ubukure washaka sheri nkagufasha ukaba umugabo ko umuntu awe mugabo biba byubakitse ku buryo atasubira inyuma kundi abandi bana. Yego. Patrick arambwira ati rwose nta kibazo ni ngaho shaka sheri aramunyereka. Yaramubonye ubwo ngubwo ndavuga ni rero ngaho genda muvuga n'inkwano tutangire dukore procedure z'ubukwe. Yego. Dukora ubukwe nari mfite abantu rwose ngira abantu bazima nkundana nabo baranabumfasha. Ubukwe turabukora bwiza. Ndavuga ni sindi bwitwa papa wese nshaka kwambara ingofero. Kambe pare. Yego. Arambwira ati mfite umuntu igasanze nigeze kumbaho bwa mbere. Niyo yambitse ingofero ngiye mbapare. Yego. Nakoze ubukwe ndugu yangu buhenze pe. Yiza bumeze neza. Yego. Wumva ngo bumeze neza. Yego. Patrick nta kazi yari afite. Nta kintu na kimwe yari afite warikoraho. Ubukwe tubukora neza dushaka n'uburyo dushaka inzu kugira ngo ave mu bukwe ajye mu nzu atangira ashaka ubuzima nk'umuntu wayo umugabo. Yego. Narakomeze turabana ndamukurikirana nkajya mushakira akazi tugakora tugashaka ubuzima ariko ari nako dufatanyikanya kuririmba. Nakoze icyo bita nko kumukorera nko kumwamamaza. Video yose ishoboka nayijyagaho kuririmba aho mpamagawe kuririmba twaba turi kumwe. Yego. Urumva Patrick ntiyarazwe nta n'umuntu wari umuzi. Yego. Atazava abeshya ngo ni ngiye ngo nari umustar yari yararirimbye byaranze. Yari yararirimbye byaranze rwose yagiraga ibirimbo by'ibisekira ibirimbo bidashinga yararirimbye byaranze. Yego. None warigihura n'umuntu w'umunyamugisha nyine wamugeraho umugisha ukakuzaho cyane akakubera urufunguzo rw'umugisha. Yego. Patrick turabana gutyo abaye umugabo ndavuga ni Imana ishimwe ubwo amafaranga ari kuboneka kugira ngo batazava ngo nagukorera ubukwe urugo rwakomera turabana neza agomeza no kuba muri korali bigenda neza. Rero ubwo umunsi umwe yageze atangira gukora indirimbo nyine yikorana arazikora atangira gukora n'abanyamuryango urumva ko twajyanaga abantu baramonaga
bakamutwara bagatwara nimero. yego Niko akunda umuntu ugera ahantu byeze agashaka kugikubita bigira ibye kandi atazi aho byavuye imvune byatangiye mu mishike no muki. yego Patrick nyine ubwo atangira gukorana n'abanyamurenge arongera akorana n'abantu nyine bose bamubonaga ko afite impano yo kuririmba nibyo. yego ariko Patrick niyibuke ko iyo mpano kugira ngo igaragare hari aho byaturutse. yego ngo aha agaciro korali aririmbamo. true yego noneho yagenda twavuga ati se kutaboneka muri korali wamfuraho. ati njyewe rero ubu ngubu muzamumbona gake se wajya ugerageza ukaboneka. Yatangira kunanira buke buke ukuntu umuntu atangira ananuka abantu ko yatangiye kunanirana. Umuhungu mwiza rwose yaratunaniye tubona ko atunaniye. Tubonye ko atunaniye bigeraho ngira umugisha barananura mba perezida wa korali. yego rwose no mu bantoye no mu bampaye amajwi nawe arimo. ariko niko kundi satani igera ikiba umuntu. yego Patrick yatangiye gukora ku mafaranga atigeze akoraho. ko kundi ushobora gushiduka ubona nka miliyoni 2 n'urugero. yego utarigeze tunga n'ibihumbi 100. kubijera ibyo bintu bitabikunanira. abarasaza utangira kumva hari ibintu ugomba kubona. utangira no kurya utariye no kugerageza akantu. noneho ukagerageza iby'akantu byose imbize ntibimbaze. ugatangira kurya n'ibitaribwa. yego mbega kubijera n'urugero bundi kenshi iyo umuntu ari gusenga twebwe natwe tumaze kugera ahantu tuzi ukuntu amafaranga ashukana. yego Imana iri kukubwira ngo nguhaye umugisha utumbwira uti Uwiteka rero ikintu cya mbere ngo usabye ndabizi ko umugisha utazawunyima uzampa umwifato. yego uzampa umwifato kuko umwifato burya ni nawe uhenze. yego hanyuma rero Patrick bitangira nyine yitwara nabi kugeza ku rwego yatangiye akorana ibiganiro abona ko gukora ibiganiro bishoboka n'ibidashoboka ibyo bizamuha ubukire. yego atangira akorana n'abatwa ba Kayusi n'abatinganyi. yego tugahubwo tutse Patrick kuri umuririmbyi ukaba utangiye gukorana ibiganiro n'aba bakayusi b'abatinganyi wa mwana wagarukiye aho ngaho. noneho iyo wamuhuguraga rero ubwo wabaga ubaye umwanzi we. yego kumuhugura ubwo ubaye umwanzi we agobye kumubwira ati Celestation uri gukora ibintu byiza nibwo yavugaga ati turi kumwe. jewe nkubwije ukuri ibintu byagiye bimusubiza inyuma ni ukugendana n'ikipe itari nziza. bimwe bibiri ivuga ngo ujye wirinda kubana n'abakobanyi. yego nibyo byagiye bimwangiza rero kubana n'abantu badakijijwe bafite ingeso zitari nziza. burya umunyarwanda acumugana avuga ati mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. yego bituma rero yangirika muri urwo rwego kugeza ubwo banamwinginze bati nta muntu utaramuhuguye ku biriya biganiro akora. iyo afite ijwi ryiza vrema yakagombye kuririmba akajya abazwa muri domaine yo kuririmba. yaririmba rwose ibintu bye bigakurikiranwa akagira n'umugisha cyane. noneho yaratandukiriye ava mu mpano yajya no mu bintu bitari impano ye. kandi dogitrine z'itorero ryacu urabizi ntiritwemerera kujya mu bidafite umumaro. rega ndarizi nawe naribayemo. none se wariviriyemo icyo warigarutsemo. waretse tugakomeza ikiganiro ko turi ku muhungu wawe kuko naryo riradufata iri torero ririvuyemo rwose amateka yawe abaye mabi. oya ngenda ndacyakijijwe nubwo navuye ariko ndacyakijijwe. nawe rero nuko sinafata umuntu nashoyeho ibintu bingana gutyo. yego nabibye ibintu nabibye ngo njye kubisenya. yego ngo umukirisitu ndakijijwe ibintu dukora ntabwo tuba tugira ngo abantu bazatwiture. yego tubisa ineza urayigira ukayisanga imbere. yego ku iherezo ryawe Imana ikazaguha n'umugisha n'ubugingo ukamubona. nawe wajya kuko se yabonye miliyoni se yayibonye ngewe yamarira iki. batangwa tamayo ibyo rwose hoya. okay kandi nzahora nkijijwe. Damuru wenda dusanga sinaye wa mbere n'undi uzangana anyeneye mfite ubushobozi bwo kumufasha. yego nzamufasha kuko ngewe mbifitemo inyungu aho navuye naho ngeze kubera uwo murimo wo kugira neza ndahazi. Damuru wenda dusanga turi kugana ku musozo mu rwego rwo kuba bivugwa ko iriya ndirimbo ikigabo kimwe yahimbiwe wowe saye nkuzi najyaga numva parewe ariko nifuza kuzamumenya no umugisha nzana kubona amaso bazambwira ndebe. yego none kuba wenda ari ndimbe bako yahimbiwe wowe ni ikinyamukuru
washwanye cyangwa wapfuye n'umuhungu wawe niyo Patrick? ntacyo n'abadayimoni urebye n'abadayimoni bamuteye. Yego. Ubundi rero nkubwire rero iyo Satani aguteye utoba iriba ryawe wavomyeho. Yego. Iriba wavomyeho uraritoba kandi ubundi iyo uri umuntu w'umunyabwenge wirinda icyatuma isoko y'umugisha wawe itobamo. Yego. Ukitwararika kuko iyo umuntu wese agize ahagera n'abataramwemeraga batangira kumwemera bakamuha n'ibishuko bakanamushukashuka bakanamubeshya bakabazamuzana n'uduhendabwenge kandi mbere ataraba umuntu nabamurebaga. Yego. Naho ubundi jyewe nta kibazo mfitanye nawe Patrick simusaba igihumbi kuko ntiyakibona ngo akimpe ahubwo ngiyewe nari imbereho kumusapotinga nta kintu cye yageze ama ntacyo ahubwo ngi nikoragaho nkamuha. Yewe mana uyu mwanya Imana izamugirire neza. Damuru uyu mwanya kubona umuhungu wawe ageze hano ari nacyo dusorezaho uri gutegura iki? Urarekera aho ngaho nawe ureke cyangwa se ufite mugambi cyo kumugura cyangwa nihe nama wamuha nk'umuhungu? Inama namuha kuko kumugura ntahugure. Yego. Inama namuha hanze ni habi. Namubwira nibyo watamiye bibi cira birarura. Yego. Cira birarura hanze ni habi. Nta muntu wabaye mu rusengero ujya hanze ngahagirira amahoro. Yego. Perezida wa korali yatera intambwe akongera akegera itorero. Igihe yabeshye ngo yaramaye mu kintu wahoze numva avuga ngo agiye gushega kuri riba ngara niyahura ahubwo urumva hakuza abantu bihe kuko no kwatura mu kanwa ke ngari yahura nawe n'ubundi mwuka muri w'abadayimoni washiduka yaniyahuye byo. Hari abagabo bivuga ngo bari kumugenza bamutegatega benda kumwica. Ni bya bintu byabo bakora by'ibiganiro ngo byo gutwika ngo babone views bagakora ibintu akwashakira views mu kuvuga ngo uriyahura ngo ubeshya ibyo bintu amafaranga yo gushaka muri ibyo bitakara gatsi amafaranga amaze cyo. Mubyeyi Damuru reka tugushimire Imana iguha umugisha ku mwanya wawe uduhaye. Sawa mu mwanya wanjye ariko mujye mubagira inama abahungu rwose n'ibiganiro bajye bakora ibiganiro byubahisha Imana. Murakoze cyane. Kayo ngoko muba muzi ko nohe ngewe mbeshya ufite amakuru ufite ibintu byinshi nubwo abantu bajya bandi bantu bakanyibeshaho. Narababagiye ngo ijambo riravuga ngo urabikora nka kwihore ukibwira ko manyijwe nawe ubwenge ariko umunsi nabisize ku murongo byose uko bikurikirana uzakorwa n'isoni. Dore undi mumama umwe mama mwiza w'umwana mwiza uzi ko ari gukorera umugisha uzi ko ari gufasha kumba arimo arafasha umuntu udafashika cyangwa se arimo aratanga ubufasha budakwiye gutanga. Yego. Ni umumama umwe witwa mushiki wabo Anuarite uba hanze ni Sweden Canada. Okay. Na Amerika. Yego. Yafashije Patrick ariko bizarangira Patrick nawe ubwe amwihindutsa muvuge nabi kubera ko n'umumama mwiza ugira impuhwe ariko Anuarite mushiki wabo ndabizi urankurikirana nubwo tutavugana cyane nubwo wamborotse ndabizi ure tubona iki kiganiro kuko navuze kuri Patrick. Yego. Nje Prophet Noel ndi umuntu ugira ukuri kuzima kwisanzuye. Yego. Uri gufasha niyo Patrick ariko nawe je azakwihinduka uyu si parewe. Narababwiye ngo muhire Shadia yarari mukuri. Yego. Moramuvuga bandi bamutera amabuye ngavuye hehe noneho dufite abantu baba muri comment babana babi batagira umuntu inama nk'ubyo wifashwe bira Patrick uzika ari mu manyanga uramukunda ngo ndagukunda ngo komereza aho ngo ihangane uramwihanganisha yapfushije uramwihanganisha koze iki ibiravuga ngo nutabwira umunyabyaha kari umunyabyaha uzaba uri muri yahuriraho iki amakara ijambo rikavuga ngo vino ugiye gupfa. Yego. N'ufite inimba mu mutima uri kumva neza. Yego. Niyo mpamvu rero banyarwandakazi ba diaspora mukunda umuntu mujye mumugira inama. Yego. Mureke kubwira umuntu ngo turagukunda turakwemera ngo ihangane ngo yo ngo mukozi w'Imana abundi mukorera iki Imana itakikorera by the way.
nk'ubu sindi umukozi w'Imana, uri umwana wayo. ndi umwana w'Imana kuko ntacyo nakorera Imana mu bushobozi bwayo, mu mbaraga z'Imana nta kitakikorera. Nohe ibi bintu biri bube birebire ndabizi si biri burangirira aha. Patrick yavuze ko isaha ku isaha yapfa yishwe Oye ntabwo ari bupfa, cyangwa yafungwa. arapfa gute? Arafungwa se yakoze iki? Ako agiye kurega DPR ko yagiriwe akagambane. Uretse gato Umugambane yari icyo abivuzeho. uretse mubwira ikintu utaruzi, Twisoreze nje ntacyo mpfa na Patrick, ahubwo nanga amanyanga nkunzi cyane. nta modoka nzi, nta cani boostinze mfite ngo ndi kurwanira nawe, niyo afite nako mfite ni ka Prophet Noheli official karaho gafite abasabi 1000 gusa. Yego. Nta sheni mfite iremereye ngo mufitisha ngo turi guhangana, nta nzu mfite, ndi umuntu uraho, ariko nanga ibinyoma. Yego. Nje ntara makuru ngamenya ngo uyu muntu uko ibyo avuga nuko cyangwa nukubeshya. Kandi ndakeka nta kintu kimwe navuze hano kigize icyaha. Yego. Ibintu ngiye mvuga mbiseriye. Abanyirabyo babyivugiye. N'abanyirabyo barabyivugiye. Kubera ko biravuga ngo ibyo ngukorera mu bwiherero, mu bwihisho, yego, bizajya bijya ku karubanda. Yego. Niyo mpamvu urashaka kubwira abantu badukurikiranye. Dukizwe tuba Kristo. Cyuko riri torero rya DPR ndizi ibintu bibiri. Yego. Iri torero yutari kuyamo umuvumo ngo wangare, urivanaho umugisha. Nanjye nari kuyaho umugisha pe. Mbivugiye kuri kamera z'Urugendo TV online. Iri torero rya DPR yutari kuyemo umuvumo urikuramo umugisha. Urugero harabari kuyemo umugisha bahari. Na Samu Gakiye nyiri Urugendo TV nawe yarahanyuze. Mama wese nuko. N'ababyeyi be nibo. Nanjye ndi umwa DPR. Nawe wanyuzeyo. Na cameraman Chobi yanyuzeyo. Aracana ariyo. Yego. Niyo mpamvu iri torero yushatse kuri sebya namye kari mbivuga mbabwira nti umwana abana ba Nowa umwe yarahengereje ahakura umwaka. Reka tugarukira hanga. Je ntabwo nje kuzamura saga ngo mbigire birebire, nagira ngo nkureho urujijo. Abantu bamaze iminsi babona kira kiganiro. Patrick ntabwo ari bupfe. Patrick nta muntu umwanga. Patrick si umukire ngo baramutera. Patrick nta modoka afite ngo arayigendamo nziza. Patrick nta nzu nziza afite ngo barayimwambura, baramutera bamuburiye. Nahe tukatugushimire. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Tanga nimero zawe. Yesa bagirire neza. Banasure channel yawe Prophet Noheli official. Yego. Indirimbo ziriho nziza cyane ndi gukora muri ibisirimba. Yego. Tekeza ndetse tuzagukenera tuzakubona. Watanga nimero yawe. Nimero ni 0780 52 90 0780 52 90. Yesu abaho umugisha, ikinyoma nikikurweho, ukuri kujye hejuru mu izina rya Yesu. Shalom shalom mbahesheje umugisha. Amen. Amen.